mazimisi mfite message tugeze mu gihe njya nkunda kuvuga ngo namezi yakabwibwi aho umuntu adashaka kuvuga ukuri undi adashaka kumva ukuri. Icyambere abakecuru basirimutse mu kabwibwe kandi burije pe, kandi nubwo bwije ariko dore burakeye, kandi nubwo bukeye dore igicuku kibaye cyinshi, umwijima ugiye kuza, umubabaro ugiye kuba mwinshi ku muntu no ku bantu. Ariko mu bintu bihangayikishije Imana cyangwa bibabaje nukubona ibisarurwa ari byinshi ukabona abasaruzi ni bakeya, noneho abari abasaruzi babaye abasahuzi. Ndumva rero nshaka kuvuga nabwira abantu ngo nibavuga mu bwato vuba bave mu nyanja, kuko wabahaye ingashyi igihe kirageze ngo ayibake. Imana irambwira ngo dore umusare arimo aravuga mu bwato vuba. Nagiye mwiyerekwa, ndangije kujya mwiyerekwa mbona umusare araje, amaze kuza umusare mbona aravugamye, amaze kuvugama mbona abantu bari mu bwato cyangwa bari mu reka mvuga ubwato, ndangije mbona bamwe bararohamye, mbona hejuru habaye umwijima, habaye umwirare, mbona abari mu nsengero, mbona amadini arahagaze gusenga. Nagiye kubona mbona mwiyereko abantu bari kuryane. Imana ije gusura abantu, umuntu wese uri kumva ikinyarwanda kumva n'ikirundi, reka mbabwire igiti cyose kikiri mu murima kitatewe na nyir'umurima, Imana irambwira ngo ibabajwe nuko abanyarwanda mwayiteye umugongo. Imana irambwira ngo ibabajwe nuko ab'Imana yasize ku musozi wo mu nsengero no kuvuga Yesu. Imana irambwira ngo ibabajwe nuko mwatsikamiye ubutumwa bwiza mukaba mwicariye ku kinyoma. Mbona haje akantu kitwa akayaga, mbona insengero nyinshi zirahagaze, mbona amadini arahagaze. Ndi kubona iryo yerekwa nabonye no mwitorero mbarizwamo, ndangije mbona Adepr itorero mbarizwamo, munyihanganire mbuvuge, mbona harimo ikintu cyitwa umunabi. Ariko icyo nshaka kuvuga gikuru, nabonye itorero rya Adepr mbona rihinduriwe izina. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuza aho dukurikiye ku Isezerano TV. Nibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye wowe udukurikiye, waba uri hano mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda. No kuri reka amahoro y'Imana bane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na bavugirije cyangwa se Adrien abaruremo. Umeste bavugiri. Evo ndaho ndashima Imana, amakuru ni menshi cyane ariko ikiruta ibindi Yesu yaraturinze. Amina. Yesu yaraturinze, yabaye mu ruhande rwacu. Imana iturinda imyambi y'umubi. Muririmbyi yaravuze ngo igikori byo gukiranuka gusa nabarenganye kabarengera, icimanza ziboneye zitabera, kandi gira imbabazi nibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Amina. Igikora ibyo gukiranuka gusa abarenganyira barengera, ni Imana ica imanza ziboneye kandi zitabera, igira imbabazi ikagira nibambe. Ubwo rero ndaho bisanzwe.
Imana ishimwe. twahuye na byinshi umwaka uzi ko ugiye kurangira. Warangiye ahubwo Umwaka ugiye kurangira ariko tuzanye amakuru impera z'umwaka se impera z'umwaka sugira ngo ziroroshye. Abantu babaye babi, abandi bakomeje kuba ikivange, ariko Uwiteka niwe Mana. Ndaho rero nari maze iminsi ndwaje akabebe barakaroze barabimbwiye, ariko Yesu ni muzima kandi mwihangana, ariko ubwo ari kugenda amera neza. Imana ishimwe. Mbo birimo biraza, twagiye kwa muganga tubura uburwayi, dusanga bamuhaye uburozi bw'ubutamikano. Umwana w'umwaka n'amezi 3. Urumva abantu batarabaye abandi. Abantu mu bandi nyine ni ikibazo. Kandi ntago mbana n'abasinzi, simbana n'abaterekera. Abo nziko abo tubana nabo bose ari abarokore, ko nanjye ndi umurokore. Nabitwa bene data babikoze se? None se urumva ari bande narenganya abandi. Ubu najya kuvuga se kari ndaya yaje kandogera. Wayitahanye yabikora da? Nayitahana ese ko ndifite umugore n'abana. Taho nayitahana. Ariko Adrien, iki kintu reka twari kukirenza ingohi. Ntibibabaje kuba abantu bitwa ko bari mu, reka mvuge ngo bari mu rugendo rumwe. Hari indirimbo iri kuza muri nge. Baragowe abanze kubireka, bicaye bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Abanyabyaha baragowe abanze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ababwiriza babeshya, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Abahanura mu izina ry'Uwiteka atari Uwiteka wabatumye, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Abigisha batannye bakajya orsije cyangwa hirya y'ikimana yabahamagariye, babikora bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Reka mbabwire ngo inkwi n'amazi biri inyuma. Inkwi n'amazi biri inyuma. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntago umwuka w'Uwiteka azahora ruhanya n'abantu. Imana zabaye nyinshi, izituma abantu zabaye nyinshi, izivuga mu izina ry'Uwiteka zabaye nyinshi, ariko nasomye ijambo rimwe rimihumure, rirambwira ngo nzahagarara mani inkozi z'ibibi. Uwiteka rero araje azanye ikosora. Aje gukosora abamukosoye, kuko abantu bakabije gukosora Imana, abandi bakabije kuvugira Imana kandi atariyo yabahamagaye ngo ivuge. Ni ibyo byenda wari uri kunyakira, nari ntaranivuga, ariko nitwa Adrien Habarurema. Ubundi se bwugira ngo sinumva ubutumwa waba utangiye ugiye gukomerezaho. Evo nabutangiye byenda ibyo twavugaga ni amaganya y'isi. Umuririmbyi ndumva ndi gukunda ubutumwa bwiza, yaravuze ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nyibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye mu ijuru sinzongera. Urabyumva? Bingu sitaongeza tena kupata adui zangu tena. Hakuna chochote ndakosa. Ndashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa juu mikono ya Bwana haijulikani na mikono ya mwanadamu. Kazi ya Mungu haiwezekani tanga ijulikane na kazi ya mwanadamu. Ubwo uvuze ngo iki? Mtu akitazama msalabani, Mwenyezi Mungu atamuponya.
mtu akitazama msalabani Mwenyezi Mungu atamshindia. Mimi naambia mwenye ikapita mu mavita yeye aombe Mungu. Mungu hasahabu maombaji. Kama wakati wa kuomba mtu akitazamia msalabani Mwenyezi Mungu atamsikia. Usibadilike katika jina la Yesu. Ukunapita mu mavita, unagonjwa, unaona vitu vya hii masiku, lakini unasahabu Mwenyezi Mungu. Mikono ya Baba umeisahabu. Acha nikwambie hivi, omba Mungu katika jina la Bwana, yeye atakuponya, atakusikia. Kama vyenye familia yako wala jamaa yako wewe haifanye, Mwenyezi Mungu njo atasema chochote. Muombe sasa, umutezamie, yeye anasikia maombaji. Mungu ikwasikia. Kama unababaika wewe hasahabu, muombe tu. Narimvuze ngo Yesu ntago yakwibagirwa nusenga ugatumbira umusaraba, Yesu ari buze kumva gusenga kwawe. Ndavuga ngo wowe uri kunyura mu bibazo ugaca mu ntambara zitandukanye, witinya, imiryango yakwibagirwa, umutware yakwibagirwa, yeye habadilika. Imana ntabwo ihinduka. Sasa wakati wa kuomba, umwanya wo gusenga, wombe tu katika jina la Bwana, katika kwa juu maombe mutakiyaweka maombe anawekana. Iyo umuntu asenza kabika amasengesho arabikika. Ndumva rero nshaka kuvuga, nabwira abantu ngo nibavuga mu bwato vuba bave mu nyanja, kuko abahaye ingashi igihe kirageze ngo ayibake. Ibintu byose abantu biringiye, ibyishingikirizo bigiye kuvaho, hagiye gusigara nge nawe n'Imana kompletoma ku giti cyanjye. Nimba ndi kumwe na Kristo, it's okay. Mwami Yesu, amena, mwamukora imirimo, mwamuvuga bikaba, haleluya, mwamutegeka bikakumvira. Ugira ijambo ryiza, ni wowe wavuganye n'amafi, Kefa n'izindi ntumwa ngo zari zakesheje ijoro nta kintu zabonye, ngo urangije ngo bagiye kubona babona urabatunguyira babaza ngo mbe bana banjye hari icyo mwafashe. Bayibirambwira ngo Kefa aravuga ngo ntacyo twafashe, ngo bari bakesheje ijoro nta kintu bafashe. Ngari kurangije urababwira ngo nibashyire urushundura barutera ibwerekeza, ngo barangije ngo baroba ifi nyinshi, ngo bacicira ngo bakiraranganya hakurya, ngo babona ngo ifitaze ngo ku makara. Bivuze ngo iyo waje urategeka bikaba, ntago nshidikanya eliwadrobe stidra, imvugo yawe ni hame, ibihamya birahari. Iyo wavuze, iyo wuguruye nta muntu ujya wugara, iyo wugaye nta muntu wakugarira. Icyo uvuze kingana n'icyo ukoze. Hayiwe Mana we, hagati tujya duhura n'ibirushye, twageze hagati abantu barananirwa, abantu badutabura uko bashaka, bakavuga ibyo bashaka. Ariko abaheburayo bavuga ngo Yesu Kristo ko ejo yarara na n'uyu munsi ni kwakiri. Ntabwo uri Imana ihinduka, nubwo abantu bahindutse, ntabwo uri Imana ipfa, nubwo abantu bapfuye mu buryo spirituel, ariko wowe uri data. Nyemerera mvuga ubutumwa bwiza bw'ibyo wantumye, undinde kwihimbaza aho guhimbazwa uri muri ngewe, undinde kwikakaza aho gushyirwa hejuru uri muri twebwe. Izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro mu iri teraniro. Ndi imbere y'ibihumbi 189 bingana bitya, ndagusabye ngo wururukane imbaraga Saint Esprit, imbaraga za Mwuka Wera zikize, zomore abanyambaraga, bahabwa imbaraga abanyabugingo. Imana ibagure abashonje mu buryo spirituel, ongera bahembure, ongera helibiodra, ongera kora imirimo yawe mu izina rya Yesu, amen. Evo wabyumvise, tugiye rero kuganira, mvuge message Yesu yantumye, yego, cyangwa Imana yampaye. Kenshi yo ndetse kuza kuri social media, nubwo kenshi byenda tuba turi mu biganiro, rimwe na rimwe tugakora ibiganiro bisanzwe by'iyobokamana, ariko nasomye ijambo rirambwira ngo icyo Uwiteka yampaye kuvuga ngo nicyo ndi buvuge. Ngo Baramu yarajye ngo buriya bwoko wabuvumye, ngariko ngo Baramu yitegereje
ngabona muri bo ngo habunzemo intare y'ingore ngo imeze nk'ibunze mu byana byayo. Aravuga to kugira ngo muzashire murakororoka, o kugira ngo muzahabwe umuvumo muragahoraho. Rero nanjye maze iminsi mfite message, tugeze mu gihe njya nkunda kuvuga ngo n'amezi y'akabwibwi aho umuntu adashaka kuvuga ukuri, undi adashaka kumva ukuri. Tugeze muri ya nyigisho ry'itorero bita Laodikiya cyangwa Laodikiya. Laodikiya ryari itorero ryiyiziho ubutunzi ariko mu buryo bw'umwuka, ngo Yesu yareba agasanga n'abakene. Kubera ko Laodikiya ni muri Turukiya y'ubu cyangwa Turukiya y'ubu, ngo wari umujyi rero wari ukize. Ntago ndibuze kwigisha sicyo cyanzanye, ariko n'ubundi ndi kwigisha, n'ubundi nuko ari message ngo ariko ngo bari biyiziho biyumva cyane nk'abantu b'iki gihe cya none. Abantu bo mw'iyi minsi turi kwiyumva, turiyizera, ubwenge bwacu bwabaye bwinshi, twashatse gukosora Imana. Ariko Abayiburayi ibice 8, Abayiburayi ibice 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo kwejo yarari na n'uyu munsi niko akiri niko azahora iteka ryose. Imana nihinduka, agakiza nikagajuka, icyakora we wagajuka ugahinduka, ariko Yesu nahinduka. Imana uko yakundaga abanyabyaha bihannye na n'uyu munsi iracyababarira, nuko yangaga inkozi z'ibibi zabimenyereye na n'uyu munsi niko ikiri. Ubu rero isekura buhora ikanuza cyane. Reka njye muri message nsomera igitabo cy'umuhanuzi Maraki ibice 3 umurongo wa 19. Usome n'igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 12. Dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Maraki ibice 3 umurongo wa 19. umurongo wa 19. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umunsi w'Uwiteka. Umutwe ureka. Yego. Dore Yesu yamaye umutwe w'ibyo ndi bavuga. Dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire. Maze haba umunsi se? Maze hazaba haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzasigira umuzi cyangwa ishami. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka nagire nk'inyana zo mu kiraro. Rekeraho. Amen. Zefaniya rero tikiye mu muhanuzi Zefaniya igice cya 2. Yego. umurongo wa 12. umurongo wa 12. Aranditse ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Rekeraho. Amen. Aho niho ruzingiye. Niho ruzingiye. Njya nkunda kubwira abantu ngo ukwambika ni umenya urugukwiye. Ukwambika ni umenya urugukwiye cyangwa ugukanira ni umenya urugukwiye. Yego. Noneho Evo maze iminsi mfite ubwoba. Mfite ubwoba bw'ibyo mbona abantu batari kubona. Ntago mbizi nawe nimba ibyo mbona nawe warabibona. Icyambere abakecuru basirimutse mu kabwibwe, kandi burije pe, kandi nubwo bwije ariko dore burakeye, kandi nubwo bukeye dore igicuku kibaye cyinshi, umwijima ugiye kuza, umubabaro ugiye kuba mwinshi ku muntu no ku bantu. Hari ijambo
riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amose. Haravuga ngo dore icyo gihe hagiye kuzaza inzara. Iyo nzara ntago azaba ari inzara y'ibyo kurya byo mu buryo bw'umubiri, ngo azaba ari inzara y'ibyo kurya byo mu buryo bw'umwuka. Ngo dore abantu bazashakisha ijambo ry'Imana baribure, ngo kandi ari bo ryagenewe. Tugeze rero mu gihe amezi y'inzara twayinjiyemo, dusohoye mu mezi y'inzara, abantu bari gushakisha ibyo kurya byo mu mwuka babibuze. Kandi igitangaza, abagabuzi babaye benshi. Dore ingorane zihari, ibisarurwa Yesu yarambwiye ngo ni byinshi, ariko arambwira ngo dore abasaruzi ni bake. Imana irambwira ngo abari abasaruzi dore haba babaye abasahuzi. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Abari abasaruzi dore babaye abasahuzi, niko Yesu yambwiye. Wambaza ngo mbe Adrien, wabaye nk'abasaza uri guca insigamigani, uri kuvuga amarenga, uri kudada kudatobora uvuge. Icyo nshaka kuvuga nuko ubutumwa ndi kuvuga nanjye ubwanjye burondusha imbaraga, buraremereye. Iri jwi ryanjye ni ritoya, nibyo ndi gukoresha ni bitoya nshingiye ku byo nabonye. Evo, hari ibihe bigoye bigera kuri 4 cyangwa 3 abantu twaciyemo mu Rwanda rw'Abanyarwanda. Ibihe bya mbere ariko ibiruta ibindi twaciyemo ni ibihe byitwa intambara. Genocide ntago ari intambara, genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Yego, nibyo bihe umuntu wese yibuka cyangwa yakumva agakangarana. Ariko mu nyuma y'ibyo ntunguwe iyi Mana twavuze ni Imana twabonye. Ibindi bihe twabonye bikomeye mu myaka ya vuba ni COVID-19, COVID-19. Iyo bahaye 19 nibyo bintu bya hafi duciyemo. Ariko Yesu yarambwiye ngo abantu bibagiwe iki? Dore nagiye mwiyerekwa ngiye kubona, urabona ibyo bita ibishishwa by'ibishyimbo, abyita ibishogoshogo. Ibishogoshogo, yego, bamwe bakabyita n'ibishishwa. Abantu nibyo bari baragize Dodoma. Urabizi ko zari Dodoma, babipakiraga mu mufuka wa 5 kilo cyangwa se ibiro 50, ubundi bakabipakira, ubundi bakabibyina hejuru, bakabigira amatora. Noneho rero iyo byatindaga byazanaga ikintu cyitwa ivumbi n'imbaragasa. Abantu kera bakazikuramo inda bakagira gutya, aho umuntu ashikura akagira gutya akazikanja, turandiye we ati nanjye reka nkurye. Yesu abagirira neza abakuraho muri iyi myaka ya vuba nyuma ya genocide. Imana irabatabara u Rwanda, Imana irugirira neza, igirira neza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, babona ibyiza, babona amahoro. Imana ihagurutsa abakozi b'Imana barwanira igihugu, umutekano w'igihugu uba muzima. Twongera dutera imbere, abantu barakaraba baracya, abantu basa neza, abantu barasirimuka. Ariko mu kintu kibabaje Kristo cyarakaje Imana, nukubona abantu baribagiwe iyo mirimo yose, nukubona abantu baribagiwe iby'Imana yabakoreye nayo Yesu yabakuye. None Imana barayimuye, Imana barayirengagije, yabarengeye muri COVID. Bamwe irabarengera, abandi irabaramira baguye umwuma, bari bakakaye, bari bumye. Yesu abaha amazi yo kunywa, Imana irabatabara. Abantu bibagiwe Imana yabarengeye bari kubundabunda, bibagiwe Imana babuze aho bajya, kugeza ku rwego usanga abantu bakeneye Kristo mu iki gihe cya none. Iyo usomye statistique ibarurisha mibare, bakubwira ko 90% ry'Abanyarwanda bose bafite aho babarizwa. Ubariwemo
ubaruyemo na ya madini ya gakondo cyangwa amadini y'abanyarwanda, bose bafite address cyangwa aho babarizwa mu buryo bw'imyizerere. Bose bizera Imana, donke bizera amadini. Ariko mu bintu bihangayikishije Imana cyangwa bibabaje nukubona ibisarurwa ari byinshi ukabona abasaruzi ni bakeya. Noneho abari abasaruzi babaye abasahuzi. Dufite abasahuzi bagiye gucisha mu Bugande, dufite abagiye gucisha muri Nigeria, baza bagakubita urutoki gutya yarukubita igihande cyose kikagwa cy'abantu, kandi bari kuvuga mu izina rya Yesu. Kandi aba ba Yesu ni benshi. Hari Yesu Yusuto, hari Yesu Kristo w'i Nazareti, hakaba na bare Yesu. Ba Yesu ni benshi. Ariko ukibaza iyi Imana zabaye zingana. Ntago ndi kwigisha. Rero Imana yarambwiye mbwira abantu ngo nibabe maso basenge. Ndabwira abanyamadini, ndabwira abantu muri mu nsengero, ndababwira ngo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimusenge hakiri kare kubera ko burije kandi burakeye. Imana irambwira ngo dore umusare arimo aravuga mu bwato vuba, kandi uwamuhaye ahagomba kugeza abagenzi. Dore igihe kirageze cyo kugira ngo yururutse ubwata buvane mu kivu cyangwa mu nyanja, kugira ngo amubaze nimba abagenzi yamuhaye agomba kubashyitsa aho bagomba kugera. Imana irambwira ngo dore ibihe biragoye kandi ibihe birakomeye. Imana irambwira ngo ubishaka niyezwe, ukeneye kumva niyumve. Umunyembaraga niwe Yesu akeneye mu gihe nk'iki. Yesu arambwira ngo dore ukuboko kwa Farawo kwaravunitse, kandi Farawo ntago akeneye kumva kuko ukuboko kwe kwavunitse. Farawo arashaka gukomeza atwaze Abayisiraheli, akomeza abakoloneze. Iyo mvuga Farawo mwumve ko ari Satani mvuga, mwumve ko imbaraga ziwe ziri gucika kandi akabashaka gukora, kubera ko ukuboko kwa Farawo ari we Satani ari kubona ko iminsi yiwe yenda kumushirana. None Imana irambwira ngo evode dore abantu barananiwe. Imana irambwira ngo dore abandi barahunikiye. Imana irambwira ngo babwire ngo dore hagiye kuzaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ubambwirire bose ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi zose dore bazabibishingwe. Ubambwirire ngo hagiye kuzaza umunsi uzabatwika. Niko Imana yavuze, nagaradiriye ngo ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Yemwe banyabyaha, yemwe banyamadini, yemwe abantu Imana yahamagariye ku musozi wo kubwiriza ubutumwa bwiza, none mwagiye muri politike, musigaye mwirirwa muvuga ngo Imana yabatumye itabatumye, kugera ku rwego kakanya ubu tuvugana ari abantu bamwe barwanya, reka mvuge ngo abarwanya igihugu cyangwa abanzi b'umusaraba, baza bakaza mu izina ry'Uwiteka bakabanga Imana yarababwiye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusigeho, irambwira ngo mbabwire ngo mwiyimenyera. Imana irambwira ngo ibyo mwakoze birahagije. Imana irambwira ngo nimugarukiraho. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo Imana igiye kwiyizira kubera ko niyo nyiri umurimo. Imana irambwira ngo ije guheha kandi ije gukubura. Imana irambwira ngo irakoropye kandi irumukije. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije guca ku bintu no ku bantu. Imana irambwira ngo ibyo mwabonye ni bikeya mu gihe mwanze kwisubiraho ngo mucire bugufi Imana mwabanyamadini. Ndi ku idini, ndi ku banyamadini, ndi ku bantu bavuga ngo bari kuvuga ngo Yesu yarabatumye kandi atabatumye. Ndi ku bantu muzanga kuri social media, ndi ku bantu muri mu madini aho musengera, muza mukavuga ngo Yesu yarababwiye. Ntawe icyakora kuko ahoze inzu hose hatajya buri tongo, twakureba tugasanga utuye mu matongo yo mu mwuka, nyamara warangiza ukavuga ngo uri umunyamwuka. Kuko ahoze inzu hose hataburi tongo, nyamara tukagira ngo uri umunyamwuka, ariko nukuri kose waratuye mu matongo yo mu mwuka. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo
Imana ije gusaka kandi ije kuri buri wese. Imana izaca kuri buri wese ku cye giti. Abo Yesu yahaye insengero, mwitegura umushyitsi udasanzwe agiye kuzaza. Impamvu mbivuze ni iki? Nagiye mwiyerekwa, ndangije kujya mwiyerekwa, mbona umusare araje. Amaze kuza umusare, mbona aravugamye. Amaze kuvugama, mbona abantu bari mu bwato, cyangwa bari mu, reka mvuga ubwato. Ndangije mbona bamwe bararohamye, mbona hejuru habaye umwijima. Uwiteka arambwira ngo Imana yasize abantu mu madini ibashyira mu nsengero kugira ngo babe abasare beza. Imana irambwira ngo ariko siko babigenje, dore baroheje bamwe benshi, abandi babamirishije nyeri, kugera ku rwego umuntu wese yirirwa. Imana barayigize ikivumvuri, bayigize vuga 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 vuga, nikimbwiye irabivuze, irabikoze, irabivivuye. Ukibaza iyi Mana zabaye zinga, eske izi Mana ni zingahe? Kugera ku rwego umuntu wese asigaye aza akavuga ngo Imana yarantumye, Imana yarambwiye. Noneho evo Imana irambwira ngo dore umusare ni Kristo, umusare ni nyir'umurimo. Imana yangaje abakozi ibashyira mu murimo, bamwibagirira neza, ibaha ubwa apotre, abandi baha ububishopu, abandi ibaha amazina akomeye, abandi babo profete. Imana abandi bazana hano kwizi mbuga nkoranyambaga. Imana irangije irabamenyekanisha, ibakura mu mwanda, ibakura mu nzara, ibakura mu gahinda. Bamwe Yesu arabakarabya baracya, ariko ikintu bituye Yesu ni ukumugomera. Abandi bagambaniye Mwuka Werevo. Imana naratangaye aho umuntu agambanira umukozi w'Imana mugenzi we, pastor akagambanira umupasitoro mugenzi we, umuvugabutumwa akagambanira umuvugabutumwa mugenzi we. Imana irambwira ngo iyabasize muri ubwo bwato ije kubuvugama kubera ko niyo nyir'umurimo. Ndangije ngiye muyerekwa, mbona habaye umwijima, mbona habaye umwirare, mbona abari mu nsengero, mbona amadini arahagaze gusenga. Nagiye kubona mbona mwiyerekwa abantu bari kuryana vo, nkabona umuntu ari nkabona bari kuryana kugera ku rwego umuntu akurya n'undi akakurya. Imana irambwira ngo niko amadini ameze, yabaye za kanseri zimunga kugira ngo zibomore. Bararyanye, bagombaga kubiba abantu mu by'umwuka bakababwira iby'ubugingo, none bararyana. Nukwirirwa besikora, nukwirirwa batubura, nukwirirwa bagambana, nukwirirwa basebanya. Ngiye mwiyerekwa mbona abantu bari kurumana, mbona abantu bari kuryana. Pastor ari kurya abakristo, abakristo bari kurya abakristo. Mbaza Yesu, mbe Yesu biriya bisobanura iki? Imana irambwira ngo niko bimeze mu bantu. Imana irambwira ngo abantu bari gusengera ku mashyari, abandi bari kuririmbira mu bwibone. Imana irambwira ngo Imana barayimuye. Imana irambwira ngo kugira ngo bashyire hejuru Imana. Imana irambwira ngo ibyiratwa byabaye imyambaro yabo. Imana irambwira ngo ibyiratwa byabaye insengero babarizwamo. Imana irambwira ngo ibyiratwa byabaye ibyuma bagura. Imana irambwira ngo ibyiratwa ntibakirata Yesu babarira abantu ibyaha, ntibagisenga Imana ibwira abantu ngo bakizwe, ahubwo basigaye babwira abantu ibyo bagezeho, amazu baguze, ibyo bakoreshejwe. Nta muntu ntibakivuga ibya Kristo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbeye mwe musubire ku rufatiro ga mwongere musenge. Imana yaragambye irambwira ngo mbabarire ngo Uwiteka ariyiziye. Imana yarambwiye ngo nukurije gusura abantu. Imana ije gusura abantu. Umuntu wese uri kumva ikinyarwanda kumva n'ikirundi, reka mbabwire igiti cyose kikiri mu murima kitatewe na nyir'umurima, Yesu aje gukokoraho amahage. Imana ije kwanganyaho amahage.
Imana yarambwiye ngo ubwibone bwateye abanyamadini Imana irabuhaze. Imana irambwira ngo agasuzuguro kabamezemo Imana iragahaze. Imana irambwira ngo ibitangaza bagwije Imana ije kureba ko ariyo yabibagwirije. Imana irambwira ngo dore umunzani uramanutse. Imana irambwira ngo manukiye buri wese. Yesu yarambwiye ngo manukiye uwize, imanukiye utarize, umanukiye umukire. Imana irambwira ngo manukiye umukene. Imana irambwira ngo umunzani umanukiye uwizera. Imana irambwira ngo manukiye itizera. Imana irambwira ngo itinze mu nsengero. Imana irambwira ngo kuko niho hari icyiciro cy'abadayimoni, niho Satani ari gukorera live. Imana irambwira ngo kandi ibyiratwa byabo ni ukwirata iby'imibiri. Nta muntu ugisenga asenga Imana itanga ubugingo, ahubwo bari gusenga bababarana. Noneho mu kuryana bandodiki edosti kodibi la saliwe lifobela tromando digosti kirigandi treredra. Mu kuryana barimo barumana. Naratangaye, nagiye kubona mbona intambara ziri mu madini, mbona amacako yo madini, mbona birangiye abantu Imana bayanze, mbona abantu gusenga abantu barabizinutswe harimo na ku ma YouTube. Imana yarambwiye ngo izi ntambara ziri ku ma YouTube no kudahuza kw'abakozi b'Imana. Imana irambwira ngo ni ikivange cy'abiyitirira Imana n'abiyita abakozi b'Imana n'abahamagawe n'Imana, ni igishushanyo mbonera kibiri mu madini. Imana irambwira ngo kiri gutongora ku ma YouTube, inzerere zikazigaragaza nubwo abantu banze kumva abandi bakanga kwihana. Imana yarambwiye ngo nzabaza abantu ngo mbese umwigisha mwayobotse ninde. Imana irambwira ngo mbe mwayobotse abantu cyangwa mwayobotse Kristo. Yesu arambwira ngo mbabaze ngo mbese birakwiriye ko impumyi irandata iyindi mpumyi. Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese ufite ubumuga bwo kutabona yayobora ufite ubumuga bwo kutabona, mbese hari aho yamugeza. Imana irambwira ngo mbe mwabapfapfa mwe, mbe mwabatumva mwe n'abantu mutumva ukuri kw'ibyo Imana ishaka. Imana irambwira ngo ibyo itaberetse ni ibiki. Imana irambwira ngo mbese ko igihugu mukigize urugomo, kugambanirana no guhemukirana, mugahemukira Imana yabagize abo muri bo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo intashyi imenye icyari cyayo. Imana irambwira ngo indogobe ijya imenya umuyobozi ikamenya n'urugo rwa shebuja. Imana irambwira ngo ibabajwe n'uko abanyarwanda mwayiteye umugongo. Imana irambwira ngo ibabajwe n'uko ab'Imana yasize ku musozi wo mu nsengero no kuvuga Yesu. Imana irambwira ngo ibabajwe n'uko mwatsikamiye ubutumwa bwiza mukaba mwicariye ku kinyoma. Yesu arambwira ngo mbese ko ibya politike mwabyihaye atari ibyanyu. Imana irambwira ngo abanyepolitike bazakora iki. Imana irambwira ngo mbe ninde wabahamagariye akazi ko kwirirwa muvugana no kwirirwa musebanya. Yesu arambwira ngo ninde wabatumye kuzajya mwirirwa mubesherana. Imana irambwira ngo murazi neza ko umurimo ari uwayo. Imana irambwira ngo umwuka muhumeke yaba mwari muzi ko ariyo yawubahaye. Yesu arambwira ngo aje guca kuri buri wese. Imana irambwira ngo buri muntu wese azumva ko ari ugutwi k'Uwiteka kwamubwiye iyi message. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimwezwe. Irambwira ngo nimwihane kuko muteje akaga abantu benshi. Abanyarwanda n'abarundi, abantu basenga Imana, abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, muteje akaga abantu badasenga n'abantu batizera Imana. Mwahindutse ibikoresho, muhinduka ibikomangoma bya Satani, kugera ku rwego Satani mwamufunguriye amarembo o kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mushiduka ari mwebwe mwishyira hejuru. Mukubona uri kunyumva, mukubona abantu baryana, nagiye kubona munyumve neza, ngiye kubona mbona
igihugu gihindutse umwera kubera ko abantu mbona barashonje mu buryo bw'umwuka, mu gusonza nibwo nabonye bari kuryana, mbona ikivange, mbona abantu bimuye Imana, mbona ibibazo biraje, mbona none bikuruwe n'abantu bitiririrwa Imana. None ikintu cyambabaje nagiye kubona, mbona gusenga haje akantu kitwa agashyururu, mbona haje akantu kitwa akayaga, mbona insengero nyinshi zirahagaze, mbona amadini arahagaze. Ndi kubona iryo yerekwa nabonye no mu itorero mbarizwamo, ndangije mbona Adepr itorero mbarizwamo, munyihanganire mbuvuge kuko nejo hashize mbere yuko nzangaha, ejo hashize nabwo nabonye iryo yerekwa, naratangaye, mbona harimo ikintu cyitwa umunabi. Ariko icyo nshaka kuvuga gikuru, nabonye itorero rya Adepr mbona rihinduriwe izina, mbona habaye akantu kameze nk'umuyaga, mbona akantu kaje nk'induru, ndangije mbona izina rirahindutse, mbona atari Association des Églises de Pentecôte au Rwanda, mbona atari Adepr, mbona umusare, mbona umuyobozi, apana umuyobozi wa Adepr, mbona haje umuntu atanga irindi zina rishya. Imana irambwira ngo nimube maso musenge, mwezwe bantu murwana intambara z'amadini, bantu muhagaze ku kintu cyitwa idini, buri wese niyambare agahu ko kwirwana intambara nziza, areke kwimenyekanisha ubwe, ahubwo agerageze amenyekanisha Imana yamuhaye umurimo, agerageze amenyekanishe Imana yamuhamagaye. Nibwo Yesu yambwiye amaririya jambo riri muri Zefaniya igice cya mbere, irambwira ngo dore hazaza irambwira ngo icyo gihe nzashaka muri Yerusalemu muri mana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga zitende, bibwira mu mitima ngo ari icyiza ari ikibi, ntacyo Uwiteka azadutwara. Izo muri n'inzoga zitende zasobanuraga abantu bishyize hamwe, banga kubwiriza no kumva ubutumwa bwiza, bari mu madini, barwana ishyaka ry'amadini aho kurwana ishyaka ry'Imana. Imana irambwira ngo izahana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga zitende, bibwira mu mitima yabo ngo ari icyiza, bakibwira ngo ari ikibi, ngo Uwiteka ntacyo azadutwara. Ubu abantu benshi amadini basigaye bayayobora nk'abayobora ingo zabo. Imana irambwira ngo mbe ako kazi ninde wakabahaye? Iryo yerekwa ndi kuribona, reka nkubwire, nabonye pe, mbona insengero zimwe, mbona zimwe zirahagaze, mbona gusenga biracecetse, mbona gusenga biragerekeshejwe, mbona kaga abantu bagize bagakuririwe no kwimura Imana. Imana irambwira ngo iyaba muzi kaho murari Yesu wahabashyize, mwakongera mugakorera Imana, mukongera mukezwa, mukongera mugakunda Imana, kubera ko Yesu aje kwibonanira na buri muntu wese ku giti cye. Nuko Yesu yambwiye, ariko nagize ubwoba, mbona itorero ndimo, mbona haje umuyaga, mbona rihawe irindi zina kubera intambara n'ishyari no gusenga mudahuje n'umwuka w'ubwibone. Ntago ndi buze kuvuga ati Sadriyani kutagiye kubivuga, reka da ndabibwira buri wese, kuko si ibyo nabonye muri Adepr gusa, nabonye urugero muri Adepr mbona nuko byaje, ariko ndangije mbona amadini, mbona acitse mibi kuba, mbona abantu bacitse ururondogoro. Nimwezwe mwihane, kubera ko nyiri umurimo awubereye maso. Ntabwo Imana ishaka ko muvuga ngo murasenga mudasenga. Ngaza mwagiye gucisha biraje byica abana banyu, ibyo mwagiye kugura biraje bikenye imiryango yanyu, abagore banyu n'abagabo banyu, biraje bibakindure, kubera ko mwaje guha Abanyarwanda, mwaje guha abantu uburozi, mwirirwa mubahohera, ingo mwarazisenye, mwarazirangije, ubundi ngo muri ku murimo w'Imana. Evo nibyo Imana yantumye, sinzi nimba ari n'icyo wambaza. Use nakubaza iki ko ubutumwa busobanutse, kandi ko nyuma y'ibyo wavuze cyangwa nyuma y'ibyo wahawe, ntekereza ko nawe bitanze uko wabihawe, hari icyo watwongereyemo se? Nakongera iki se? Ubwo nanjye ntacyo nakongeraho. Icyo nakongeraho nuko abantu bakezwa bakihana, kubera ko burije kandi burakeye. Reka nkubwire, nukuri ikibuga kizicurika
kandi kizicurikira kuri buri wese abone ko cyacurana. Mu gihe avuga ngo akorera Imana adakorera Imana, avuga ngo arasenga adasenga, ubwibone bw'abanyamadini Imana irabuhaze. Aho usanga umuntu ngafite ngo defense shanga afite protocole, aba protocole 17 ngo ni bishop, ngo ni monseigneur, ngo ni reverend. Ibyo mwihaye Yesu aje guheha, nicyo navuga. Adre, urakoze cyane. Wumva bidasobanutse azaguhamagara nimero ya ipiningaho akwibarize umusobanurire, cyangwa se niba ashaka ko namunasengana nabyo yabikora, ahubwo bakihana. Abantu bihana. Wabivuze ko ariyo nsinzi nyine. Murakoze. Yego. Reka nsenga. Yego. Mwami mwiza, Mana nkuru, Imana ikora ibikomeye, nkoze icyo wantegetse kandi ibyo wambwiye kuvuga nibyo navuze. Shyigikira buri wese Mwami, iby'Imana igambirira bibe mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, bibe mu Barundi n'Abarundikazi, bibe mu bakomeye ndetse be mu boroheje. Iby'Imana igambirira bari byo biba. Urakoze Data mu izina rya Yesu. Amen. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom.